njye ubuzima bwarancanze nyine umwana nyine ndamujugunya. Wagize ute? Nyine naramujugunye nose nari kumureresha. Nzi ko ndeba nabi naga. Nose ubundi si wa byose wabiteye. Jewe ntabwo numvise neza ngo wagize ute? Wagira itumwana. Mwana wanjye wamugize. Mwana wanjye yaramutaye. Windiraho mwana nje ntabwo ndi gukina nawe. Gira umwana wanjye ari wumva ne ubugoye. Ko ari ndeba ngavuga ku Rwanda imisozi iza rwose. Imisozi iri amashyamba. Noneho wagera mu cyaro ugasanga ibintu byose n'uruyange amasaka ari marera kavuga uti Rwanda ni rwiza ntabwo inzara yakwica. Uyu mama ngezeho akanga kunyikiriza nkamusuhuza akanyihorera ubu nta kibazo afite wajya kumureba. Mama akamurebe rwose n'izi nzira zo mu cyaro ushobora kuvamo nabi n'igihe yewe mada tuzamna oya kosha niko hey simana yanjye kuko ibi ni ibiki umva yewe mada oyo hano ese ubu bigenze bite umuntu arambona akiruka ese ko mbona nsigiye ibi bimarete nabaravuga ngo ngiye kumwiba byibuze mada oyo hano Fano rwose wikirukuye mana yanjye. Nese wikiruka ngugiye he? Ndi gisimba. Fano rwose. Ni wirutse biranye bi. Umuntu asigaye abona undi akiruka. Nese hera ari kurota. Kari byo bincanze. Nta numuzira. Yamada, vayo hano. Vayo hano. Turebe nta hantu nkuzi. Nyamada ivayo hano rwose. Inzi? Vayo. None se wowe? Jewe. Jewe ndi gutambagira inaho mu cyaro nasu. Si nta hantu nkuzi. Ata. Nyegera hino ariko ureke kumuntu. Uri kumunga ndi gisimba ndakurya. Mereza n'ikiganza, mereza n'umukono. Mabitanu. Mabitanu nsuhuza. Jewe nana inje kukureba. Nje no kureba n'umwana wanjye ko asigaye angana. Mwana wawe? Mwana wanjye rwose. Abwo asigaye angana. Aho sari gukura sa maze kugira imyaka myinshi. Umwana? Sikuru kumbwira gute. Ahubwo nanjye birantunguye. Kuki uryamye hano mu ishamba umwana arihe? Wamusize mu rugo? None se ubundi ubu igihe iyi myaka yose ishize nakubwiye ko wanteye indura nyihakana uranyigurutsa ngo uri umwana wo mu bakire ngo ntago ushaka ko iwanyu babimenya mpura n'ubuzima nyine burangora mu rugo barananyirukana. None umwana arihe? Nje nicyo nshaka kumenya umwana wanjye ari. None se ubu nibwo wibutse ko wabyaye? Kubyara nari mbizi ko nabyaye ariko nanjye nakubwiye impamvu nabyanze. Ntabwo ari uko nari nanze umwana ahubwo nanze igisebe mu muryango wanjye. None se ngiye ko nasebye. Wowe wowe numva gutaseba nkanjye. Ako ngewe ikintu nshaka n'umwana wanjye. Umwana? Umwana wanjye niwe nshaka. Ntugire ibindi umbwira icyo nshaka n'umwana wanjye. Ngiye kubikubwira ko nyine nkagira ikintu ntwara. Nawe birega byose niwe wanabiteye. None se ubundi kugira ngo nirirwa ngenda mu mashyamba hose ntago ari wowe. Ubu iwanyu mwari mubuze ibintu mwatungisha umwana. Ngira nta kibazo numva. Nyine ngewe umwana naramubyaye. Mu rugo baranyirukanye mbura ahantu mba nyine wa mama ko wari utuye kandi munsi y'iwacu arancumbikira. Nyine abonye maze kubyara aranjwe. None se reka nze ngubaze ikibazo kimwe. Umwana wanjye ari aho ngaho umuntu wakwirukanye ari. Njye ubuzima bwarancanze nyine umwana nyine ndamujugunya. Ngo wagize ute? Nyine naramujugunye nose nari kumureresha. Nzi ko ndeba nabi naga. Nose ubundi si wa byose wabiteye. Jewe ntabwo numvise neza ngo wagize ute? Wagira itumwana. Mwana wanjye wamugize. Mwana wanjye yaramutaye. Windiraho mwana nje ntabwo ndi gukina nawe. Gira umwana wanjye ari wumva ne ubugoye. Nazo nemyaze nagara wambiteye kugira ngo umwana
gicucu njye sinkajye mvuga ijambo ngo nsubiremo ntukagere urangiye Ziba. umuntu none urangije ufata umwana wanjye umuhite nurangiza umbwire amagambo menshi gicucu ntazi ibintu byose Sibwo nta soni byari ufite? wowe. si ubu ngubu wibwimva wiriwe arumbwiye wiriwe yego none se utuye muri zino karitsiye muri karitsiye ndi gutembera aho cyakuntuye muri zino karitsiye hafi gato none se kankwibarize mbaza nta kibazo hari umwana waba uzi nyine ari nko mu myaka 7, 8 gutyo 7 hagati y'7 n'8 umwana kunzi benshi se wa mugore we nyine nakana nusubo ntago nabona ko nyine mu gusobanurira ako wenda uramutse wumvishe nk'akana sibyo wenda akavuga ko nta babyeyi kagira nta papa wako nta na mama wako ubetse gato bivuze ngo uwo mwana uri gushaka nta papa we nta mama we agira oya mama we ni njyewe ni wowe nisi uri kumushaka yagiye ryari umva nyine ni ubuzima burebure ni ubuzima burebure Imana yanyishe ako wambwiye no kwihangana ngo nyine wasanga wahuye n'ibibazo ukamuta ni byabura wagira ngo wari unabizi nyine ibyanjye nuko bimeze yewe hangana iyo utambagira hose hari igihe wahura nawe nkunda guhura n'utwana twinshi dutoya watuza se muri hehe mugiye hehe tugiye gutashya dore amashyamba niho bakunda kuba bari ugenda ureba wenda wamubona none se wenda nta hantu bandangira inaha nk'abana bajya nyine bahura bagakina bahura ahubwo dore nyura aha ngaho wagira ngo ni inzira uri gucamo dore habo mbonye bari abana benshi bari gukina umupira harimo n'utwana tw'udukobwa batuya nyine genda wenda wabona nako ni agakobwa nako ni agakobwa yewe genda wenda wabona disi ariko gusa ujye ukomeza kwihangana sibyo none se kwihangana byo byaranze wa muntu wowe none se nta na 200 ufite basi ngo njye kunywa icyayi inzara yanyishe n'imihogo y'uwo wowe nahimbiye guhaha utuntu ni yose nyamariyeyo nta n'ijana azingiye cy'icumi rwose ese nta n'amazi ufite muri icyo gikapu yaba arimo mbamuhaye ntabwo nakwima pe wihangane nta kibazo reka nkomeze cyane saba igendere ukomeza urugendo wenda wagiye wamubona ako ukabonye nawe wambwira nakubwira gafite hagati y'imyaka 7 n'8 ni inzobe cyane igikara ntabwo mbizi niyo disugaruka kera de ariko ihangane sibyo sabaye urakoze musore mva nkubaza njyewe nuyina none se nari ndi kurangisha umwana umeze ate ni umwana nyine nakana k'agakobwa kari nko mu myaka 7 cyangwa 8 ariko ntumbaze ngo asate kuko nanjye ntabwo mbizi umwana w'umukobwa abana bawe hari umwana wandindishije urarebye ubona banyanditseho ntukambaza abana gutya ariko nakubazaga ntabwo byari ngombwa ngo mbwire ayo magambo ankomeretse wamaze wamfashije ko nkwingiye ufashe umuntu umusazi ni muzima ni iki izi ni ingaruka zose ndi guhura nazo zo kwitera umwana